Ikaze, uyu munsi tugiye kureba interface yacu yo muri Adobe Illustrator, tumenye ukuntu interface twayikoresha. Noneho ikintu cya mbere ugomba kumenya muri Adobe Illustrator ni ukuntu wafungura projet nshasha, wagenda kuri file, ukakanda kuri new cyangwa se shortcut key Ctrl N. Hano wahita ubona izi settings zitandukanye cyangwa se aka box muri kubona hano. Ahantu hambere hafite name, washyiraho izina rya projet. Tuvuge twebwe projet yacu ni interface. Ni ukuvuga ngo niba projet yawe ugiye gukora business card, ushobora gushyiraho business card hano bitewe na projet yawe ukuntu imeze. Profile, waselectiona ibintu bitandukanye hano. Print, igihe ushaka gukora ibintu byo kuimprima nk'ama business card, ama banderole, ama flyers, ama banners, ama brochures, ibintu nk'ibyo wakanda kuri print. Ushaka gukora ibintu byo gushyira kuri website, wakanda kuri web. Ushaka gukora ibintu byo kanze kuri devices, waba gukora ibintu byo gukoresha kuri telefone, ibintu ushaka kugaragaza kuri telefone. Ushaka kuri ibyo gukoresha mu film cyangwa se muri video, niho wakanda kuri video and film. Gutyo ukahitamo bitewe na projet yawe. Hakurikirana number of artboards, impapuro ushaka gukoresha. Wahitamo impapuro 10, ushaka gukoresha impapuro 10. Ni ukuvuga ngo hano wakongera impapuro, hano ukagabanya impapuro. Hano hakurikira ni ukuntu ushaka gupanga za mpapuro zawe, ariko gacire urupapuro rumwe. Spacing, hano ni ya space ushaka gushyiramo hagati y'impapuro. Iyi ngiyi columns ni imirongo iba mu mpapuro ushaka gukoresha. Sasa rero width, tugende kuri size, ukanzeho hano hasi uhitamo ama size ushaka gukoresha, size z'urupapuro ushaka kudesigningaho. Hano uba ufite ubugari bw'urupapuro cyangwa se wa design ushaka gukora. Tuvuge ngo hano igihe wahitsemo amamezire, tuvuge ama centimeters cyangwa se ama millimeters. Igihe wahisemo ibipimo, uvuga ngo hano bagaragaza bya bipimo byawe mu bugari no mu burebure. Orientation, urupapuro rwawe cyangwa se design yawe yahagaze hano hambere. Hakabiri design yawe itambitse. Ni ukuvuga ngo dufite portrait na landscape. Hano ni bleeds, ya mirongo iba ku ruhande, tuzajya tuyireba iba ku ruhande muri ku rupapuro. Tukande OK. Noneho rwa rupapuro rwacu rumwe tuhahisemo n'urunguru. Ikindi tuwamenya hano ni ama tools. Hano dufite ama tools ku ruhande cyangwa se tuvuge ama tools. Sasa rero igihe wakanze kuri tools cyangwa se washyize mouse kuri tool, wahita umenya tool iyo ariyo, izina rya tool wahita urimenya. Ikindi aya tools igihe wayikanzeho na ya mouse ihita ihinduka igaragaza tool waselectionye. Ukanze kuri rectangle tool na mouse irahinduka. Ukanze kuri pencil, mouse igahinduka.
ukanze kuri rubber nuvuga mouse ihita ihinduka bitewe na ya tool waba uhisemo. Noneho ikindi buri tools hari ama tools hano aba afite nk'ama set ku buryo nukandaho cyane wahita ubona ayandi ma tools akorana na niyo tool uba wahisemo. Pen tool ukanzeho cyane wahita ubona ayandi ma tools. Ni ukuvuga ngo hano hari ama tools aba afite yandi ma tools cyane cyane ayo ngayo ubona hariho agatriangle ku hano hasi mu nguni. Aya ma tools hano hari arrows wakandaho agahinduka bitewe n'ukuntu ushaka kuyakoresha. Hano hejuru ushobora gukanda cyane ukayajyana ahandi hantu, ukayashyira ahandi hantu ushaka. Hano hejuru sasa dufite toolbar. Izi ni toolbar cyangwa se iyi yose ni toolbar. Ikaba ifite ibintu bitandukanye hano tuzagenda tureba tuyimenyereza. Hano hasi ya toolbar tukaba dufite control panel. Aya ngaya iyi ni control panel. Igihe wakanze kuri tool control panel irahinduka, igihe wakanze kuri tool hano control panel irahinduka bitewe n'ikintu ushaka kuyikoresha. Ni ukuvuga ngo ushobora guselectiona nka type tool hano hejuru kuri type bakakubaza se ushaka gukoresha yahe mabara, yihe stroke, isa gute, ubugari bwa stroke cyangwa se iriya nyandiko ukayihindura bitewe n'ibintu bitandukanye ushaka gukontorora. Ku ruhande hano tukaba dufite document tabs. Aya ma tabs nayo akadufasha mu bintu bitandukanye. Wamenya amazina yayo igihe wakuruye kano, ukamenya ngo colors ushobora kuzibona hano, ibintu bitandukanye hano wabibona. Sasa rero igihe wakanze ukahita umenya bya bintu birimo amarangi, gradient, transparency. Naho haba ama sub tabs abamo hano muri iyi selection, ukahita wakandaho nayo kumenya ibintu wakuramo. Ushobora no gufata hano hejuru izi nuzo ukazihindura wenda ukagashyira ku ruhande cyangwa se ukongera ukakazana hano ukagasubizayo. Ni ukuvuga ngo akantu ushaka ushobora gakuramo ukagasubizayo cyangwa se ukagakuramo hano hejuru ukagasiba kuri X. Hano dufite essentials wahita uhindura iyi workspace ukayishyira muri ushobora kuri resettinga igihe hari umuntu yayikoresheje, hari ibintu byagiye bihinduka cyangwa se hari projet runaka wakoze ushaka kwita uhindura ya workspace isubireyo muri mu buryo busanzwe irimo, ukakanda kuri reset workspace ikahita isubirayo. Nayo window ifite akamaro ku buryo niba hari ikintu cyangwa se hari panel utari kubona ushobora gukanda hano ikahitiza. Tuvuge ngo hari nk'amakara utari kuyabona ushobora gukanda kuri color panel ikahitiza, ashobora kuyikoresha. Icyanyuma twareba ibintu bibiri bya nyuma twareba ni kumenya ko uru rupapuro cyangwa se hano h'umweru niho ugomba gukorera ya design zawe urimo gukora cyangwa se ya projet yawe igomba kubamo aha ngaha, ntabwo igomba kurenga. Ni ukuvuga ngo ibintu uri buimprime bigomba gusohoka biri kuri uru rupapuro, ntabwo bigomba kuharenga. Ibintu byarenze igihe uri buimprime
ntabwo byaba biri busohoke cyangwa se ntabwo byaba biri bugaragare. Ikindi kintu twavuga ni amaproje. Hano hejuru bigaragaza amaproje urimo gukora. None ubu ngubu mfite proje imwe yitwa interface, ariko ngiye kuri file new nkakanda wenda OK, nuvuga ngo ubu ngubu naba hano ngaragaza amaproje abiri ndimo gukora. Katuvuge wenda urupapuro rwa mbere kandi ushyireho rimwe, uvuga ngo hano hari proje ya mbere, hano ha kabiri nshyireho kabiri, uvuga ngo ubu ngubu mfite proje ya mbere, nkanze hano hejuru nkabona ahantu hari proje ya kabiri. Wakanda hano kuri X ugakuraho proje ushaka kuyisiba. Nuvuga nta mpamvu yo gusiba waka yose cyangwa se porogaramu kuyifunga, igihe ushobora gukuraho proje imwe ukayisiba ahangaha, bakakubwira se ushaka gusevinga iyo wari wakoze, ukakanda yego cyangwa se ukabyanga. Wenda ikindi nayongeraho aho ngaho ni ugiye kuri edit, ugakanda kuri preferences, hano ukagenda kuri user interface, wahita uhindura iriya interface yawe ukuntu igaragara. Urabona aha ngaha nshobora kongeza urumuri rwa interface yanjye cyangwa se nkagabanya. Hari ibindi bintu wahindura muri iyi panel. Ubu ngubu njyewe nshaka gukoresha medium dark, ukakanda kuri OK. Murakoze cyane gukurikira. Tuzagenda tureba n'ayandi ma video dusobanukiwe neza ukuntu wakoresha aya ma tools n'ibindi birimo hano muri Adobe Illustrator.